message. Abafite gift muzishyire hafi kugira ngo tuze gucunguza uburyo umwete. Umutoni Rachel cyangwa Umutoni Lecho, amashyi menshi cyane. Nawe nagira ngo Dorcas ukuze hano, utambukuze hano. Vestine nanjye urumva ko igihe cyose ntago basigana n'ubu bibazane nubwo muri umuntu aba akiri mu masomo yo hasi nawe n'umwaka utaha. mubaze mumwire Vestine n'ubuhe Dorcas kubera niyo babibwira none ejo ndongera nkagira gutenga byibe Vestine Dorcas mukuru ninde ndashaka kumuha microphone abasuhuze ariko turagushimiye by'umwihariko wabaye umwana w'intangarugero hano mu kigo ntabwo wigeze witwaza icyo uri cyo ntabwo witwaje izina ryawe ngo kandagira abandi cyangwa se ubirateho ahubwo wababereye intangarugero turagushimiye rero warakoze kwitwara neza warakoze kuba intangarugero ubundi ndakeka imbuto yarazeze sibyo ariko imbuto yeze ni z'umwuka wera imbuto z'umwuka wera abantu basenga ni ingeso nziza kwitwara neza kubanira neza abandi donc kutajya muri ibyo ngibyo bi distractinga imyigire yawe so yabaye rero intangarugero kandi turamushimiye ndagira ngo mumpera amashyi mwese aba abanyeshuri n'ababyeyi tumushimiye ndagira ngo na murumuna wawe azitware nk'uko witwaye sibyo kugira ngo nawe umunsi wasoje amashuri nawe abanyeshuri bazabe bagufiteho urugero rwiza sibyo so reka muhe microphone avuge abasuhuze ndetse agaragaze n'ibyishimo bye uburyo yishimiye umunsi mwiriwe neza murakoze cyane ndishimye kubw'uyu munsi ntabwo biba byoroshye kuba umuntu abonye asoje aba yaranyuze mu bintu byinshi ndabashimiye cyane ababyeyi bacu ku burere muduhereza kugeza aka kanya kuba twebwe dusoje hari abandi bana bitashobokeye ko basoza ariko twebwe byarakunze turabishimira Imana n'ababyeyi bacu kandi ndabishimiye cyane Imana ijye kuba umugisha murakoze cyane azari gutaha cyangwa aza kubikora nyuma ndabashimiye uburyo ibikorwa